Sabia que
Mwuka wera, amen. Magaze kunyenyero ya Yorodani no. Umwami Yesu nakubatiza mu izina rya Data wa twese ry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ahore sanza gera ryari ngomabe miriwe nzakamisha arugo wasanze Yesu ngukire zeubarizwa mara ubarizwa maraso besinya baroya Mwene Data ubize Umwami Yesu nakubatiza mu izina rya Data wa twese ry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Umwami Yesu nakubatiza mu izina rya Data wa twese ry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Mushiki wanjye kubwo kwizera Umwami Yesu nakubatiza mu izina rya Data wa twese ry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Nakubatiza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera, amen. Ndaza kuba dushobora indirimbo nziza
kubera ko nanjye ndishimye yego ndagukunda ese urahari hari indirimbo wumva ikakora ku mutima muri aka kanya yego irahari nziza mwatura aba bantu nyine yego irahari muze hanyuma abatekinisiye ubwo nari gusanga kugira ngo abatekinisiye bo bikemura kwa kundi hanyuma ubuzarimu namwe murahari se murahari yego
Imana ibamugisha. Simfite ijuru ngo ndibahe ariko rero bifurije kuzaragwa ubwami bw'Imana. Ntabwo turi butindere n'iminota ingahe tugiye gukoresha, ariko abantu twagiye tuganira nababwiye ko hari umuntu wabwiye ubutumwa bwiza, nkajya mubaza ni ese ushobora kuzaba umubwiriza nkajya mbwiriza abantu ijambo ry'Imana ko biba bishaka ati bizakura, ese nabasha gukizwa bigashoboka? Aramfasha cyane mu bya mwuka, nza kumenya Imana, none ubu nanjye imenyesha abandi. Uwo muntu rero yaje mubereke, yitwa Mukeshimana Jeanne Nahaguruke, kandi ari nabibabwiye. Ubu butumwa umukobwa wabugejejeho yari akiri umukobwa, ubu ni umumama afite abana babiri n'umugabo. Twaranaga amajoro nyigisha, tukagenda hose nyigisha mpaka njya kwihana na Imana, ubutumwa nawe niwe wabugejeje. Imana rero ihabwe icyubahiro. Reka dushimire Pasiteri umuyobozi w'intara ya Rusororo, mwagize umugisha intara yose kuba mwarabonye Pasiteri ukunda Imana kandi agakunda n'abayobora. Pasiteri rero Imana umugisha. Reka dushimire abayobozi b'itorero rya Gako bose, ni abantu b'Imana pe, n'abenshi ni abantu b'Imana, Imana ibamugisha. Dushimire rero amakorari n'abizera bose n'abayobozi b'ibyuma n'abifemu na jiya bose bagiye badufasha muri aya mavuna, Imana ibahe umugisha. Abayobozi rero b'itorero rya Gako, ubutumwa ngomba kubaha bw'isomo riri muri Bibiliya riboneka muri, hari ubutumwa ngomba kubaha ni abayobozi b'itorero rya Gako. Ubu butumwa ngomba kubaha, isomo ngiye gusoma hano ribasha kubafasha. Hano Bibiliya iratubwira muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 1. Aya magambo nayabukuza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi mukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi ufatanyije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'uko Imana igenda gute ubwo garukiye aho ngaho. Muragira umukumbi w'Imana. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Imana nziza, ubwo byari bikomeye cyane ko yamavuna aba wahabaye kuhaguruka uhabwa icyubahiro. Ntabwo aya mavuna agombaga kuba, ariko kubera wowe wari wayateguye uyoboye Pasiteri n'abayobozi b'itorero rya Gako, Mwuka wera yarabafashije, none yarabaye habonetse umusaruro w'abantu 38, uhabwa icyubahiro. Twese hamwe udushoboze gukiza ngo tuzite mu rugamba bwawe. Ijambo ryatugiye kubumbura mu minota mike cyane, Mwuka wera yatwigisha ku rwego yifuza ko tubyumvaho, mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma amasomo 2 dusoze kubera yuko bwinshi sigase. Iwabo w'abaneshi nta guhangayika. Umutwe w'amagambo rikavuga iwabo w'abaneshi nta guhangayika, abantu bazaba bavuye muri iyi si bazirutsa kandi bazanezerwa. Tubwirwa amagambo meza akunda kudufasha cyane ngo ni igihugu cy'amata n'iki. Ibyo ntabwo bibayo mu ijuru, ati kandi kuduciye intege mu by'ukuri. Mu ijuru nta buki buhaba, nta n'inzuki zihari, nta n'amata haba, nta n'inyo zihari. Ati yabawe aduciye intege. Umva icyo Bibiliya ivuga. Indirimbo yatubwiye ngo mbese uko tujya tuvuga iby'icyo gihugu kuba yabiza ngo ni ukugeza gute, ni ukugerekereza. Nawe ukibone n'inzuki rero, hari ibyiza biruta ubuki, hari ibyiza biruta amata. Ubu dushobora kubaza abantu b'ibitana amata bageze gute, bambaye bandika bakamanika amaboko hejuru, none mwasaba w'iki karere igihugu cy'amata y'ubuki kandi ukabutamo amata. Hari ibyiza biruta amata rero, n'ijuru ni igihugu cyiza. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 9. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu n'iby'ijisho ritigeze kugeza ibyo utazi utanabonye
iby'ijisho ritigeze kureba n'ibyo umutima utigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana bitegura abayikunda. Ijisho ryabonye amata n'ugutwi kwagenye gute kwarumvise. Ibyo ntibihari rero indirimbo yatubwiye ngo ni ukugeza gute, ni ukugenekereza mu ijuru kuba bizacura iki. Abera n'isumba byose igihe bazaba bavuye mu isi bazaraba ibyasezeranijwe. Wera kuri abari gukomeza, hari abari mu ijuru, hari n'abasinziriye. Wumva icyo Imana ivuga mu Baheburayo, iryo somo kandi rya kabiri ryo risoza aya Baheburayo. Bibiliya tubwira ko iki mu Baheburayo, Abaheburayo igice cya 11:39. Aba bose nuko bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo badatungana rwose tutari kumwe. Abantu bazaba mu isi banesheje isi, umubiri na Satani, abo bazategurwa gutaha ubwami bw'Imana, kandi abo bazashyirwamo ikimenyetso cy'Imana. Abo ubwo Yesu azaza arangurura ijwi rya marayika ukomeye n'Imana y'Imana, abapfuye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka. Natwe abazaba bakiriho tuzamuranwa mu kirere, tubane n'Umwami wacu iteka ryose. Mu ijuru rizaba ari umunezero rero. Abantu bazishima, abantu bazaba barihanye bakabaza ibyaha byabo, bazashima abantu bababwirije ubutumwa. Ni ukuvuga ngo Abeli azajya gushimira Adamu na Eva kuko bamugejejeho inkuru nziza. Bikomeze bizamuke, abantu bazajya baza bati ni wowe pasitoro waje kuyobora intara yacu, utuma amenya ubutumwa bwiza. Bifuza kujya kumupfukamira, bavuga bati ntabwo ari njyewe, ntabwo ati nanjye ubutumwa nabubwiwe na runaka, kanaka bajya kumupfukamira, natwe reka da ubutumwa nanjye nabubwiwe na kanaka. Bizagenda biruhukire muri Yesu Kristo, amavi yose amupfukamira. Gusa umuntu azajya gushimira umuntu agira ngo niwe wamugejejeho ubutumwa, kandi iyo ku muntu yose izaba agakijwe na Yesu wabambwe. Yesu niwe uzamanika amaboko kandi akavuga ati narabacunguye, mbazi n'amazina yanyu. Amavi yose azapfukama, ngo narangiza azakenyera tugaburire. Ni ukuvuga ngo tuzasubira kugera ku gihagararo n'icyo Imana ishaka kutugeraho. Ni ukuvuga ngo icyaha nicyo cyadusigingishe, turananuka turagenda tuba bagufiya. Uko umuntu azajya ku by'Imana yaduteguriye azagenda avamo, azagenda avamo, azagenda avamo, abe muri ibi. Bifuje kuzajya mu ijuru, bifuje kuzabaho heza, kandi muzajye banyegeyo twese tuhahurire. Ubugingo bwacu bishobora kwiso mu Mana mu izina rya Yesu. karyoshye. Iyi nuko byari bimeze, abatarabasha kuryaho nuko byari bimeze, ariko buriya ni uko nguko. Turi hafi rero gusoza, tugeze mu gice gisa gisoza. Abantu mwese mwitabiriye amateraniro yacu, tugashimira abarahitse abashyitsi, tukarashimira abashyitsi bitabiriye umuhamagaro, hakaba harimo abemeye kubatizwa. Tukaba tubatumye ko namwe uyu munsi mubaye ababwiriza, mugiye kubwiriza abantu bakaza, sibyo? Kubwiriza ni ukubwira umuntu icyo Imana yagukoreye, nta kindi kidasanzwe. Ubu tugiye burya nari bimeze gutya, ariko ngiye numva bimeze gutya, ndashaka ko nawe banza ukareba. Rero babatijwe uyu munsi, itorero ryabageneye impano. Iwacu dufite siroga ivuga yuko itorero ryacu ni itorero ry'ibitabo, ni itorero risoma. Ntabwo tubwira abantu baza gusenga bipfumbase, ahubwo tubwira abantu yuko bakwiye kuza bafite ibitabo basoma, sibyo? Iyo umwana hari muri cya gitabo baza bavuga kirimo amahame y'itorero, harimo icyigisho cy'ihame ry'itorero kuvuga ngo gukurira muri Kristo,
mutega amatwi ari mu nyumva sibyo. Icyo cyigisho kiravuga ngo umubyeyi iyo atwite akabyara umwana, iyo umubyeyi amaze kubyara abantu bose barishima kubera yuko uwo mubyeyi yaruhutse amahoro. Ngo iyo umuhinzi ahinze imyaka, ngo imyaka igatangira kuba imigengararo igatangira kugira ngo utubabi turi cyangwa turi bari ibishyimbo, bakabona ishishe neza, arishima akaba atahanze amasaruro. Umuhinzi sibyo, umubyeyi nawe neza no kubona kandi kameze neza. Yego, ngo igihugu cyane kiri mu bwigenge, igihugu gifite ubwigenge tahira yashakiye, nta muntu utangira, ufite leta ikure nk'uko kwacu leta yacu twitayeho, abantu babumva amahoro sibyo. ngo ariko ibaze nawe, uwo mubyeyi wabyaye akana k'agahinja gakunze akaba kameze neza, kamaze imyaka 3 kakimeze kwa kundi kari kameze kakivuka, uyu mubyeyi yakomeza akanezerwa? Ngibaze nawe, ngo none se umuhinzi wahinze iriya myaka iramutse ikomeje ikangana kuriya agashira amezi 3 cyangwa amezi yakwegurika, uyu muhinzi yakomeza akanezerwa? Oya. Reba nawe iki gihugu cyari kigo demokarasi, ubwigenge n'iki, kije n'imyigaragambyo, bagafata abantu bakabafunga, abandi bakabarengera, mbese abantu bakomeza kunezerwa? Niko Imana yacu rero umuntu wabatijwe akigumira hahandi ameze nk'akana kavutse ariko ntagire gihinduka. Kugira ngo gihinduke rero nta wundi muti ni ugusoma ibitabo sibyo. Rero ku mafaranga mwajyaga mukorera aya mbere muzabanze gushaka igitabo sibyo, muzihangane niyo cyahera n'icyahera na telefone mujya mutunga cyangwa byaba n'ibindi bijya mukora, iki gitabo nicyo cy'ibitabo byose byo mu isi bitunga sibyo. N'ibindi tujya dusoma byo ku mpande kujya biba byaravuye muri iki ngiki. Ikindi muri abativi iyo twaje kwiga kenshi umuntu aza afite agakaramu, hanyuma mubigishije ukaba utari buhabone vuba ukabyandika, waza kugira ngo ukongere ugasoma. Iri rero ni itorero ry'igitabo. Reka rero nsabe abakuru b'itorero batambuke badufashe kubaha umusingi muzagenderaho mu buzima bwanyu musoma, kugira ngo bibafashe gusoma Bibiliya. Reka mbasabe muhaguruke muzambere. Abataje rero bataje twabashira 38, ariko abataje muhungu nabo tuzabibara, ntabwo utaje yihombera. Umuntu wese wabatijwe aze hano imbere, ibyo ndavuga nabyo mu bifotora. Niba badatera ivi ni uko batabigize umwuga, niyo mpamvu rero utangana. Okay, mwakoze, amahoro y'Imana bane namwe. Mwese kujya uretse shiti, mwese musubire kwicara uretse shiti, bo bakajya inyuma, ababatijwe bajya inyuma, mwebwe inyuma, hanyuma reka basabe mu ibyo bitabo, kandi no muri igitabo y'ubugana akajambo keza. Ku isabato nibwo tuzabakira mu itorero sibyo, tuzabakira mu itorero.